ngewe ubwanjye sinifitiye agahinda na n'ubu pasiteri pe Imana yumve ko mubabariye ariko ndamubabariye ariko warankomerekeje mbese waruje kumuhereza imbabazi yego yaragukomerekeje no mu bintu bitumye mpagarara imbere yanyu nagira ngo ugiye pasiteri muhimbabazi haleluya haleluya pasiteri Mana ishimwe pasiteri ko ngenda umwana w'imfubyi uriya mugabo yararimo ararwanira avuga ati umugabo ntago agomba kujya mu itangazamakuru abatipe nyuma atangiye guhisa bati uriya mugabo ngo niwe arongoraga umugore wa Kibonke ngo niyo mpamvu bakavuga ko arinjye wasambanaga n'umugore wa Kibonke nuvuze ibyo bintu yatuma mitamena n'ibyari biri mu mutima mubajije uwitwa Mama Safi batangiranye icyumba cy'amasengesho na Kibonke ari hehe abantu bose ubona ni bashyashya n'uyu mugabo urahagaze hano yego avuga ko natenzwe nawe ni mushyashya ariko hari umubyeyi wiswe umurozi uwuhe icyumba cy'amasengesho wiswe umurozi mu cyumba cy'amasengesho yiswe umurozi yamwise umurozi ari Kibonke umwita umurozi buse hano atuye ntihitwa kwa Kibonke mu byangombwa byo kwa Kibonke yego hitwa kwa Kibonke ubuse ndeke kuvuga ko hari umuntu waje agakirizwa mu itorero agakira indwara yari arwaye agatanga ubutaka akavuga ngo umunsi urusengero rwagize ubushobozi bwaramaze kubona ubuzima gatozi n'iki hazubaka urusengero niho yahise atura we none ubu harubatse noneho niho yahise yishyirira inzu oya cyane nubwo twabanye igihe kikagera ntidukomezanye hari aho yabaye ariko kuba uhanura muri make ikinshimishije cyane nuko pasiteri atabarutse numvise bavuga ko yagize umwanya wo kwatura ariko habaye hatabayeho kwatura ako abaye ntako yaba yarabonye ku by'ukuri hariho ikintu kitameze neza tubwiza ukuri n'ukuri kitameze neza ni iki ahantu na kritika pasiteri yego naho gufata umugore akamubwira ngo ave ku kazi k'ubwarimu bakeka ko bashobora kuba katahirya kaba intandaro yo kumukura ku kazi kuboroka akazi k'ubwarimu ngo yirwe mu rugo muri make yakekaga ko ajya ku kazi akajya mu bagabo muri make tubivuge gutya yego bituma mukura mu kazi ati ngwino wicare mu rugo kandi n'ubu ku bushishozi yego ntabwo afite umugore mwiza pasiteri ntabwo afite ntabwo ndi bufate ku ruhande ayo makuru se koko wabura yumvishe ko yaba yarafashweho yego yarafashwe yewe buriya mvuga ikintu nzi neza naba narabonye yego kuko burya niba utangiye itorero uri umuntu utageraga n'aho uba cyangwa utakwigurira umwenda ukageraho Imana igutabara wabonye ashatse kugira ijambo akamwita umurozi direct ati Imana irambwiye akamwita umurozi direct uretse uko ntavuga akari murore yego ariko muri make nawe wiswe umurozi bayabivuge ngewe niswe umuntu ngo wanuye inkweto ngo z'abakristo ngewe nta soni mfite uretse z'ibyaha byanjye ari hano turi kwa Kibonke nk'ibisanzwe ubwo twaje gutabara uyu munsi guherekeza kwa Kibonke wiyahuye ndetse ibibazo bye turi kumwe n'umuvandimwe hano ugiye kuduha amakuru basenganaga muvandimwe uraho neza muraho neza amakuru ni meza cyane turashima Imana witwa nde nitwa Jean Claude Nshimiyimana yes Kibonke wari umuzi nk'iki wari umuzi iki ya pastor Kibonke twarabanye yego yaransengeye yatumye nizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza yego bega muri make yabaye umushumba wanjye rese ko tutakomezanyije na yahe makuru adasanzwe waruzi kuri pastor Kibonke ya ntabwo navuga ngo hari amakuru adasanzwe nari nsanzwe mufiteho gusa ngewe muzi nk'umukozi w'Imana Imana ikoresha imirimo n'ibitangaza yego kandi usenga nyine wabereye urugero rwiza yego
abanyarwanda niko nabivuga. Yego hano ndi kubona ibintu bimeze nkaho byagoranye, uri kubona ko ari abantu bamwe na bamwe bari gukumirwa, ukabona nkawe kugira ngo ukore ikiganiro hari abavuze bati uyu mugabo baramutenze ntago agomba kugira ikintu na kimwe avuga kuri Kibonke. Hari abantu bari bemerewe kuvuga kuri Pasteur Kibonke, hari n'abatabyemerewe. Ko mbitekereza hariho abantu batabyemerewe kuvugira nk'imbere y'itangazamakuru nkanjye ndi imbere yaryo. Ntabwo wemerewe kuvuga kuri Kibonke. Bo ku myumvire yabo, ku myumvire y'abantu bamwe na bamwe. Abantu benshi ko bavyumva ko ntemereye kumuvugaho. Yego. Ariko buriya buri muntu wese afite ubuhamya. Buri muntu wese afite ubuhamya bwa mugenzi bwa Pasteur. Yego. Nanjye Pasteur hari uko muzi. Yego. Ko twabanye, hari uko yabanye n'abandi. Yego. Hari nuko atabarutse ameze. Yego. Ubwo uriya mugabo yararimo ararwanira avuga ati uyu mugabo ntago agomba kujya mu itangazamakuru, abatipe nyuma atangiye guhisa bati uriya mugabo ngo niwe arongoraga umugore wa Kibonke ngo niyo mpamvu. Bakavuga ko arinjye wasambanaga n'umugore wa Kibonke. N'umugore wa Kibonke. Mu ijambo rimwe nuko iryo jambo vuze rirandenze. Rirakurenza ariko nibyo bavuze. Kubera ko nyewe utuvugana yego ku myaka yanjye 30 irengaho iminsi. Yego. Kibonke nyewe muzi guhera 2015. Yego. Muzi ari umupasiteri. Yego. Usengera abantu. Yego. Muzi ari umuhanuzi. Yego. Ariko gusa kugira impano yo guhanura. Yego. N'impano yo kuvuga ubutumwa. Yego. No kubukijijwe niba uri umukristo. Ibyo ni ibintu bitatu bitandukanye. Kuba ufite agakiza ni kimwe. Yego. Kubuha ubwiriza ubutumwa ni ikindi. No kubukijijwe ni ikindi. Yego. Ibyo ni ibintu bitatu. Muri ibyo bintu bitatu agakiza, ubuhanuzi no kuvuga ijambo ry'Imana. No kuvuga ijambo ry'Imana. No kuvuga ngo muri ibyo bintu bitatu ushatse nko kumvikanisha ko Kibonke ashobora kuba yari afite impano ariko atarakijijwe. Njyewe ntabwo ndi umucamanza. Tuze kuza kwirekura. Kristo niwe mucamanza. Yego. Ariko burya niba ikintu kibaye ko kigomba kuvugwa uko kiri. Yego, niko bimeze. Ntabwo njyewe ndi imbere yanyu kugira ngo mukunde mubone amakuru. Yego. Ntagire n'unyongerera. Yego. Ntabwo ndi imbere yanyu kugira ngo mukunde mubone amakuru menshi. Yego. Cyangwa nanjye mvuge mwene data watuvuyemo uko atari. Ariko ukurikije aho Imana yamukuye. Yego. Nuko yari ameze uyu munsi. Yego. Nshingiye ku bihamya ngewe hajya ngo naratenzwe ngo naciye mu itorero. Baragutenze. Mu Rwanda hari amatorero angahe? Amatorero n'amadini angahe? Menshi cyane. Hari amatorero n'amadini menshi cyane. Ariko waratenzwe mu idini ryo kwa Kibonke. Ngewe ntabwo natenzwe. Kubera iki rero babivuze byagenze biti? Ngewe ntabwo natenzwe. Buriya umuntu uvuze ibyo bintu yatuma mitamena n'ibyari biri mu mutima. Ibohoro bivuga kuko nawe yabivuze. Yatuma bita bisohoka. Ibohoro bivuga kuko nawe yabivuze. Erega ikintu cya mbere, niba ngewe ntenzwe. Yego. Mubajije uwitwa Mama Safi batangiranye icyumba cy'amasengesho na Kibonke. Ari hehe? Hari undi mugore watangiranye icyumba cy'amasengesho na Kibonke. Ubaze umwarimu witwa Jeannette. Wari mwarimu hano. Abantu bose ubona ni bashyashya n'uyu mugabo uhagaze hano. Yego. Avuga ko natenzwe. Nawe ni mushyashya. Ntago muri make nta makuru. Ngewe nabaye muri iri torero mbere yuko uyu mugabo nawaza. Yego. Mu bantu nk'abangahe hano. Yego. Nibo bagaragara ko wenda twaba twaratangiranye. Ariko abandi bose ni bashyashya. Ku ruhande wowe bagutengeye iki? Nuvuga ngo niba ari ugutengwa, niba ngiye mu muntu utari rukiri mu mambure w'itorero. Yego. Turi abantu benshi. Hari uwitwa Mama Safi. Hari uwitwa Mama Bonfils. Yego. Hari uwitwa Mama Ngabire.
hari uwitwa Jeannette Yego. yari umwarimu hano. Hari abantu benshi bagiye baharanira kugira ngo iri torero ribe itorero rikomere, ariko umuntu hatangiye kugenda abona azamuka, abona amaturo menshi, abona amaturo wa muntu urumva niba utangiranye n'umuntu business yatangiranye na Mama Safi, reka mba ariko mbivuga ngo nta gashinga batanze, ariko n'urugero n'urugero ntabwo itorero ari umushinga, yego, ntabwo itorero ari akarima k'igikoni umuntu kwa ngo batangiranye, nimba utangira n'umuntu business, yego. Reka nkwihera urugero wenda mbe ntandukiriho gatoya, yego, niba utangiranye n'umuntu business abakiriya benshi bakaba ari wowe baza bagana, yego, kandi hari abo mwashoranye, yego, kubera ko umaze kwigarurira abakiriya, yego, ukumva ko runaka uyu nguyu nta gaciro agifite, kandi mwaratangiranye, wamwereka ko nta gaciro agifite bitewe n'imbaraga abona yaba yarashyize muri iyo business, yego, urumva ukabona bitakunda ugahita umwita umurozi. Hari uwo yise umurozi? Oya, njye ntabwo niswe umurozi, n'undi ariko hari umubyeyi wiswe umurozi. Mu cyumba cy'amasengesho Wiswe umurozi mu cyumba cy'amasengesho yiswe umurozi, yamwise umurozi, ari Kibonke umwita umurozi. buriya umuntu uvuze ngo narirukanwe, yego, tumye mvuga nuko ngo abundi hari impamvu zituma umuntu acibwa, hari ubusambanyi, hari mu matorero, hari ubusambanyi, hari ukwiba n'ibindi bikorwa bigayitse, n'ibindi bikorwa, yego, n'ibindi bikorwa, yego, ni byiza. ariko buriya umushinza w'umuntu baragenda, umushinza wawe ni wa mutima wawe, yego, ni byiza kuba tukubonye. Umuntu navuga ngo waroze, wowe mu mutima wawe wasuzuma ugasanga uburozi utabufite muri wowe, yego, nta kizabuza. Ni byiza kuba tukubonye waratangiranye na Kibonke umurimo. Hari benshi bagiye bavuga amagambo agiye atandukanye, hanyuma hari abantu benshi ubu se hano atuye ntihitwa kwa Kibonke mu byangombwa byo kwa Kibonke, ubu se ndeke kuvuga ko hari umuntu waje agakirizwa mu itorero, agakira indwara yari arwaye, agatanga ubutaka, akavuga ngo umunsi urusengero rwagize ubushobozi, bwaramaze kubona ubuzima gatozi n'iki, hazubaka urusengero. Niho yahise atura we, none se ubu harubatse, noneho niho yahise yishyirira inzu, cyane niho yahise ashyira inzu yo kubamo. Ariko ibyo sinshaka kubigarukamo, byari mu burenganzira bwe, byari mu burenganzira bwe, urumva. Ariko mwari mufatanyije umurimo, kuba naza nkasenga ntabwo nshinzwe protokole, ntabwo nshinzwe amaturo, ntabwo nshinzwe ibindi bintu byo mu itorero. Icyanjye uretse kugenda nkapfukama imbere y'Imana nkayiririra ubundi nkataha. Ariko wabonye ko ari ikizira kuba wageze ahangaha, ariko kuba naba nageze hano waje guherekeza Kibonke, wabonye ko ni ikizira, batuye umuntu ntabwo agomba kugaragara. Impamvu umuntu ashobora kuvuga ko ntishimiwe, ndetse ko ntanemere no guhagarara hano ngo mvuge, byanze bikunze umuntu wanga ko mvuga nuko azi neza ko mfite icyo kuvuga, ufite ukuri, nuko azi ko mfite icyo nshaka kuvuga. Ariko gusa mu ijambo rimwe, pasiteri nubwo twabanye, nubwo twabanye igihe kikagera ntidukomezanye, ariko ari aho yabaye umugisha kuri njyewe, ariko akagira n'ahandi ngabarya, hari aho yabaye umugisha kuri njyewe, ariko hari nawe yagusubije, hari aho yabaye umugisha kuri bene data, hari aho yabaye, ariko kuba uhanura nkamenya ikintu wambariyeho, no kuba ukijijwe, ibintu bitandukanye, ufite agakiza wambaye umwenda wera, nabyo ni ikindi kintu. Hari ikintu waba warabonye cyatumye utandukana n'aba bantu, ko numva amakuru yafite, ikintu wabonye cyatumye uvuga ati ntandukanye n'aba bantu ni iki? Umva bwana munyamakuru,
uko wakibura intore z'Imana ziri hirya no hino ziba zitandukanye zikurikira abantu zitazi buriya ukuri. mu muco wa kinyarwanda iyo ufashe umuntu ari mu makosa dufate nk'ubufashe nk'umugore wawe nk'umugore wa mugenzi wawe ari gusambana hari ukubanza ukamuhamagara ukamubwira uti ariko rero izi ngeso ntabwo ari zo. hari raporo no guhamagara isoko ukamuteza no guhamagara isoko ukamuteza isoko. Yego. Ariko muri make ikinshimishije cyane nuko pasiteri atabarutse, numvise bavuga ko yagize umwanya wo kwatura. Ngize ngo wavuze ngo ariko habaye hatabayeho kwatura ako abaye ntako yaba yarabonye. Singiye utanga ijuru ariko nk'umukozi w'Imana, ariko nk'umukozi w'Imana, ariko nshingiye ku bikorwa. Yego. Hari ibyiza byinshi ariko hari n'ibibi byinshi bya Kibonke. Kurya atajya mu ibyiza ijuru byinshi ariko hari n'ibibi. Hari byinshi byiza bye. Aba bantu babyumve ko ibintu uri kubivuga nk'umuntu mwabanye, mwatangiranye umurimo, mwatangiranye itorero. Hari by'abantu bavugaga ngo abaturanye n'ibijye bitandukanye. Reka nkubaze iki muri ubu buryo. Hari uburyo hagaragaye amashusho yanyuze ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zigiye zitandukanye, ari nayo mpamvu turi aha ngaha, kuko ayo mashusho yatajya ku mbuga nkoranyambaga ntitwari no kumenya iby'urupfu rwa Kibonke. Hari uburyo byavugwaga ngo yiyahuye, byagenze gutya na gutya, yarafitanye amakimbirane n'umugore. Nkawe nk'umuntu mwatangiranye umurimo, mwabanye kuko wabitwumvishije neza, iby'amakimbirane we n'umugore byari bimeze bite? Amakuru yafiteho ni ibi. Ibintu bijyanye n'amakimbirane yo mu rugo ntabwo ku by'ukuri nta makuru ufite cyangwa ntabyo wumvise. Ku by'ukuri hariho ikintu harimo ikintu kitameze neza. Tubwize ukuri ni ukuri. Kitameze neza ni iki? Ni byiza kuba uri umugabo ufite akazi cyangwa ufite aho ukura amafaranga. Yego. Ariko n'umugore akaba afite uko supporting urugo nawe afite akazi. Ahantu na critique pasteur. Yego. Naho gufata umugore akamubwira ngo ave ku kazi k'ubwarimu, wakeka ko bashobora kuba katahirya. Yego. Kaba intandaro yo kumukura ku kazi, kuburoka akazi k'ubwarimu ngo yirwe mu rugo. Muri make yakekaga ko ajya ku kazi akajya mu bagabo. Yes. Muri make tubivuge gutyo. Yego. Bituma mukura mu kazi ati ngwino wicare mu rugo. Kandi n'ubu ku bushishozi. Yego. Ntabwo afite umugore mwiza pasteur. Ntabwo afite. Ntabwo ndi bufate ku ruhande rumwe ngo urundi. Ngo mfate uruhande rumwe ngurambike hibuye, urundi ruhande ngire. Umugore wa Bishop wari umuzi. Reka tubwize ukuri. Umugore wa Bishop nk'umuntu uhagaritswe ku kazi. Yego. Bikekwa ko cyangwa yarafashwe ari mu byaha. Kava mu rwego rwo guproteja no gukurinda ku kazi kareke. Ayo makuru se koko wabara yumvishe ko yaba yarafashweho? Yego, yarafashwe. Umugore wa pasiteri yafashwe ari kumwe n'undi mugabo. Afashwe ari gusambana. Ayo makuru yewe buriya mvuga ikintu nzi neza naba narabonye. Yego. Ngewe ntabyo nabonye. Wabyumvise bivugwa? Nabyumvise bivugwa. Ariko hari ukuntu ushobora gushingira kuri bambwiye. Ndetse niba umuntu akubwiye uti kanaka bamagaritse ku kazi kwera izi mpamvu. Yego. Kandi koko niba mutajyaga mwahuraga muri weekend. Ukabona kuwa mbere murahuye, kuwa kabiri murahuye, kuwa gatatu murahuye. Byanze bikunze ya makuru uhita confirm. Yego. Ku ruhande rumwe icyo kintu wavuze ati sinkishimiraho pasiteri ariko n'umugore afite si mwiza bitewe n'ibyo twamwumvagaho bivugwa hirya no hino hagiye hatandukanye. Ku ruhande rumwe nk'abantu mwakoranye umurimo, pasiteri w'imico ye wavuga ko yari iyihe ku bigendanye n'ayo makimbirane yo mu rugo? No kuvuga ngo ngiye maze imyaka dutandukanye. Iyo nazaga nk'uko nawe waza nje kwishakira Imana nkataha. Kuva unamenya byo muri ya biro yo mu nzu y'umugore n'umugabo ngo nabihagararaho gutya nkabiyagira umuntu. Oya. Ntabyo wavuga. Ntabyo navuga. Ibyo navuga byaba ari ibinyoma. Gusa mu ijambo rimwe pasiteri. Yego.
hari abantu benshi batangiranye umurimo bagiye babasha kumugeza ahari kuko burya niba utangiye itorero uri umuntu utageraga n'aho uba cyangwa utakwigurira umwenda ukageraho Imana igutabara ikaguha umugore ikaguha abana ntubunze akarago i Kigali akaba mu butaka bw'urusengero aho hantu uri umuntu uzaha Imana yagukuye utekereza kabiri wagombye gukorera Imana udacogora yego ariko hari abantu benshi batangiranye bagiye bamuhesha byose umugisha nyine hari abantu bagiye bamuhesha ariko kuba yari umukozi w'Imana bagiye bamusapotinga yari umukozi w'Imana urumva kuko urumva nta abantu bari kumuburesinga wabonye ashatse kugira ijambo akamwita umurozi direct ati Imana irambwiye akamwita umurozi direct rabishaka yaba ati bimeze gutya nanjye utuvugana nawe umurozi uretse uko ntavuga akari murori yego ariko muri make nawe wiswe umurozi wabivuga ngewe niswe umuntu ngo wanuye inkweto ngo z'abakristo ngewe niswe umujura wiswe umujura wagiye kwirukanwa wavuze ko iby'inkweto ntago mvugiye ibi bintu mbivugiye imbere yanyu yego social media ziracuranga zihindura ibintu uko bitari ariko ngewe nta soni mfite uretse zo kubivuga uyu munsi uvugisha ukuri ngewe nta soni mfite uretse ibyaha byanjye ukuri kuko nibe nanjye naba nariswe umuntu ngo watwaye inkweto ngo z'umukristo hanyuma hari uwundi mubyeyi uryamye hariya wiswe umurozi kandi bawe mu cyumba avuze kuri umurozi bita byamamara mama Sifa mama Ngabire hari uburyo kandi iyo bivuzwe gutyo bikwafecta hari abandi bantu oya burya niba umuntu akubwiye ngo ukora ibi fata umwanya d'abord wo kubanza kwitekerezaho uvuge ngo ko bambwiye ko ndi umunyamagambo koko ndayavuga ufata umwanya wo kwihana naho umuntu yakureba akakubona muri ya shusho ariko wowe hari umurimbyi yavuze ngo mpfa kuba narababariwe ngenda ntafite umutima undega nta soni z'ibyaha muri wowe nawe wavugwa buse ko bavuga ko waraye ko wakubise umuntu kandi mwiganirira ntago dushaka gutinda cyane izo nkweto wari oya ntago yari yazitwaye ni ibinyoma byo kugira ngo yirukanwe ni ibinyoma kandi bishingiye kuki niba utangiranye n'umuntu umurimo itorero nta ntebe rigira yego abakristo baza bakicara hasi itorero kagera ku rwego rwo kugura intebe abantu baticara hasi bakabona n'ikibanza itorero rikabona ikibanza itorero rikabona senti rikabona mixer ibikoresho bya sonorisation byo mu rusengero birahenda noneho umuntu yabona utangiye kuzana ijambo kuzana ibindi bitekerezo byagutse umuntu akabona ko hari ushobora kuzamurusha ubwenge akavuga mu rwego rwo kugira ngo mwiceho hano wibye inkweto agakoresha strategy yo kwangisha abantu yo kugusebya akwangisha abantu isambo kibi inkweto z'abakristo rigisohoka ategoyo inkweto yarazimaze agakoresha strategy yo kwangisha abantu urumva agakoresha strategy yo kwangisha abantu ubwo urumva niba ari umushyitsi aho ugiye amenya ati iki ni igisambo cy'inkweto aho ugiye niba uri umushyitsi aho ugiye ukamenya ngo uyu muntu ateye gutya kubera ko nta makuru ufite ahagije nta makuru umufite ahagije yego ndabaza ikibazo uwo muntu akaba yamba urumva utamwambije cyane ufite agahinda nubwo wajanga ufite n'agahinda urumvikana ko wakomeje ngewe ubwanjye sinifitiye agahinda na n'ubu pasiteri pe Imana yumve ko mubabareye ariko yaragukomerekeje ndamubabariye ariko yarankomerekeje mbese waruje kumuhereza imbabazi yego yaragukomerekeje no mu bintu bitumye mpagarara imbere yanyu nagira ngo ugiye pasiteri muhimbabazi haleluya haleluya pasiteri Imana ishimwe pasiteri ko ngenda umwana w'imfubyi agiye cyageze naratawe na famille yanderaga n'iki yego yarangaburiye pe kandi yatumye ngira imbaraga zo kwizera Kristo yego hari icyo yagufashije muri we agusanga hari icyo yamfashije amen ariko niba umuntu akoze neza
mushimire yego niba akoze nabi nabwo afata umwanya mu critique umugaye kuko yagiye yangisha abantu abandi urumva nk'umuprotokole umuntu wari mu protokole w'itorero abantu bose bavuga ngo dore wa mubyeyi ejo ukumva atambutse ngo dore wa murozi kandi abyiswe n'umuntu cyangwa wagenda ukumva ngo dore wa mujura cyangwa ukumva ngo dore wa munyamagambo cyangwa ukumva ngo dore wa mugambanye ntabwo bikwiriye Yewe mu batangiranye hari uwo bari bakiri kumwe mu batangiranye yego mu bantu batangiranye nabonye hano yego oya mu buryo rusanzwe nahabonye abantu batatu ni kuvuga mu idini abatasebeje bakagumana yego n'abantu batatu gusa kandi bari abantu nko muri 20 bageze nko muri 20 urumva niba utangiye n'abantu 20 reka twemere umwe yakubera mubi yego babiri bakubera mubi ariko ntabwo abantu muri 20 ntabwo basigarana abantu babiri ngo 18 bose bakubere babi yego kuko buriya niyo uri umugabo ugashaka umugore umwe ugashaka babiri ugashaka batatu ntabwo ikibazo kibara abo bagore yego ikibazo nawe ubwawe ugomba kwicara ugatekereza gusa mu ijambo rimwe yego pasiteri uko yagize umwanya wo kwatura uko nabyumvise yego akatura agasaba Imana imbabazi nubwo nabo bose baba batabizi nawe wenda bafite uko bamutekereza nuko bamuvuga cyangwa n'ubuhamya bamutangira imbere y'Imana ariko ngiye mu ijambo rimwe nubwo yansebeje ndamubabariye Imana yo mu ijuru yumve ko mubabariye ntitaye ko mfite icyo gikomera urakoze Imana yo mu ijuru yumve ko mubabariye uramubabariye ndamubabariye pe n'Imana yo mu ijuru ibyumve ariko se kandi yes mfite nshobora kwibaza muri uko kumubabarira kandi yamaze gutaha yamaze kuva mu mubiri biri buze gufasha icyo abantu babyumvise ko mubabariye kandi atakiriho no kuvuga ngo byanze bikunze nko muri abantu twasenganye hari abavuga uti waratenzwe wirukanwe mu itorero wagize gute ariko mu bantu be twabanaga hafi umunsi ku wundi hari abaciye mu gikari bakambwira kuro Paul muvandimwe tubanye igihe twasangiraga twagiraga gute ariko ibi bintu simbizi tubabarira reka wenda tuzashaka undi mu mwanya tuganire reka dukomeze n'igikorwa ndabona gisa nk'icyatangiye wenda tuzashaka undi mwanya tuganire na mukanya twakonya tukaganira murakoze kandi turagushimiye cyane by'umwihariko kubwo kwemera gufata umwanya wawe kugira ngo ubashe kuduha amakuru kuko hari benshi bari bakeneye kuyumva gusa nkamwe bitangaza amakuru umunyamakuru ntagira umupaka akora ku kintu cyose muzasabe nka Minisiteri y'Umuryango niba ngombwa byaba mu kagari cyangwa muri ya nteko y'abaturage bazongere bafata abantu babigishe kubana niba umugore n'umugabo nubwo uwo mubano baba barawize bashingiranwa cyangwa bagira gute babigishe kubana kuko niba umugabo kuko ubu nta mugabo cyahukana niba ubona umuntu byanze aho kugira ngo wivuse ubuzima yego kabone nubwo waba afite umutungo ungana gute ko hano hari umutungo pasiteri asize umutungo nk'uwa miliyoni hafi 100 yafata nka miliyoni 5 akigendera akajya gutangira ahandi hantu ubuzima byari kugira yego ariko nyine Satani ntiyabyemeye ni umwuka wamujeho pasiteri ariko Minisiteri y'Umuryango yegera abanyarwanda cyane igera imiryango cyane niba ubanye n'umuntu ukabona bidashoboka par rapport na divorce mushobora kudivorusa umuntu yagiye mu bwe buzima wo kugira ngo yiyambure ubuzima cyangwa se abwambure mugenzi we okay hari ikintu kimwe twahoze dukoraho inkuru ejo hakeye tuvuga ibibazo byugarije abantu muri no minsi abantu baba bafitanye amakimbirane yo mu ngo aho kugira ngo leta itanga ubufasha bwo kuba babasha gukemura ibyo bibazo byabo umwe ari ukwe n'undi ari ukwe ugasanga barabwiye ngo umwe nabe mu cyumba n'undi abe mu kindi
hari ibyo ubwo mu by'ukuri abantu bari mu nzu imwe ibyo bibazo biba bizakemuka oya ubibona gute wowe no kuvuga ngo niba uri umuntu w'umugabo ufite amafaranga